yapfuye. Okay, jita reka tubikemure. Fata iyi telefone. Yego. Ubu uri guhamagara Regis. Oya nakuri kumpamagara. Yego. Mpamagara uvuge ngo Pasi Regis yapfuye mu cyongereza. Pasi. Regis shira ku gutwi uvuge ngo Pasi wiriwe. Regis yapfuye. Hanyuma ko tugiye kumwicira muzima. Nta kibazo wewe bikore gute. Hello Pasi. Man usinu byawe Pasi. Mu cyongereza. Mu cyongereza. Pasi. Hello. How are you? Yakwitabye man. Yanyitabye Pasi, how are you? Pasi ma Regis tiyajyaye. Nongeye guhuza inyogoye ndetse na Kanyombya. Isawa uraho inyogoye. Kureba ni seseme. Sogoku mama yangu. Game over. Tongere. Hanyuma Kanyo, inyogo yaragusuje kwita sogokuru uhita umwaka. Sinshobora. Ibyo bintu bisamaze iminsi ahura nabyo. Ejo bundi barutse kumukubita ko face umuntu ngo numukecuru. Nibyo ngibyo azabizira. Umuntu azira kanwa ke. Aramukubita siko afite umutsatsi. Urumva? Umeze nk'ubwoya bw'ingwe. Aho. Apana bwimbwa. Ntabwo ari nko wawe. Turashima Imana tumeze neza. Mu gituza cyane ni ushimira Imana. Wowe woga kangaye ku munsi? Ku munsi? Waba ari umurengwe mubi. Ku munsi ukoga kangahe? Nikuvuga ngo yo woze ari mu bukozi shana. Ubo ubuje Kigali. Hoya koga buri gihe. Koga buri gihe biba bitego gose uwo mushonda wazawushiraho wo mu magufa. Umushonda tutewe ni umushonda wiruga witotubika amazi ugize n'imirire mibi wariye wakugaburije wowe nawe ukajya kwiterayo ayo mazi. Woga kangaye ku munsi? Koga? Hako wavuga mu cyumweru. Mu cyumweru woga kangaye? Mu cyumweru? Ndonoga kane. Ubwo no kuvuga ngo ariko ubundi ku maguru ho ni buri gihe ku maguru. Kuvuga ngo ubyo woga ibirenge gusuka ryabo. Ariko so wakoga umubiri wose buri gihe. Cyako nkamwe mufite amazi yo murege tubagaze ho buri gihe mwakoga buri gihe. Nzamukana ingere kandi munyibara mukabana nabwo nacutse. Ako yakaje mu kibuno ukaba ngo nge najya kuyimena ho buri gihe. Na buri gitangaza ba mugabo. Nari mfite ubushobozi bwo kuba nakwihindura urushishi aho ngeze hose mu gihe nshaka cyose. Nari mfite n'ubushobozi bwo kwihindura igikeri aho ngeze hose mu gihe nshaka cyose. Bangejeje mu cyumba cya 333 umwami nasanze ahicaye andebye aranyitegereza aravuga ngo wowe ntacyo mfite kumukoraho kuko ijuru ryavuze ngo ubaho abuze icyo nkoraho arababwira ngo cyokora banjyane ku mwami mukuru ukurikirana na Satani Lucifer mu magrade. Mu gihe banzirikaga hahise haterana inama y'ishishi n'ibikeri n'inzoka ariko hari nashonje. Ukozi wambara kuriya ufite ikibuno kingana kuriya ntawe ngeneye ataye. Mama bebe wambabari kwakundisha umutwe koko wambabariye ikibuno nicyo gikora akazi subiza ikibuno gihuriye n'akazi. Ntabwo umuntu yankorera yambara kuriya po bebe. Ura mukobwa ko azakora akazi kose ashinzwe akazi kose akindi kintu mukeneyeho akazi kose nyine imirimo mu rugo. Usinirete bizazane mama bebe usinirete bizazane. Oya wenyumva ikibuno gihuriye n'akazi. Ubusaba mukozi twari dufite ko arafite umutwe munini kutabivugaga. Umutwe uriye n'ikibuno si umubiri ngundi kuki kibuno cyo ahubwo afite ibibazo byo mu mutwe. None so agiye kuzamushomera wa mukobwa kwera ikibuno azagicase cyangwa no kubera ko ufite ikibuno kitafatika ko wowe basiga wowe nyine ese nagusise Jesus Christ. Icyo ni iki? Icyo ni ubwato rero nabwo ubwato nabwo mfite ibibazo. Ni vibrate. Ikibazo moteri imeze nabi. ubwato bwari bwatse. Iyo twicaranye n'abandi tuvuga n'ibyubaka u Rwanda nuko ngo yakamwana nzovu na Kanyombya. Turashaka tuganira ibyubaka rero uyu munsi. Ibyubaka none. Yes. Tugendeye kuri ibyo ngibyo. A few moments later. Umva Kanyombya wowe ari kimwira n'igikororwa warigiki. Bashyize amafu kimwira. Nico kiryo. Reka dusubize
mbega ikiganiro ye baba we oya bashyizeho ibihumbi magana bajya bavuga ati mu ay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 
icyo nabyo mbega ikiganiro kiteye iseseme